hari n'igihe njya mfasha abakobwa cyangwa se abahungu baje bari kwigira umubano, bari kwigira ngo umubano, ahubwo gihe nkabafasha nko kuba batandukana. Urumva aho uriho kugira ngo bakomezanye. Yego. Kubera iki umwaka kubwira mugenzi we ugahita wumva ntago migasanga ntibizakunda nibagera mu rugo. Wowe ukamubwira none se wafashe icyemezo by'ukuri? Ati nari ngiye kugifata, ntibanzure ubanze ubaze ibibazo 6. Ati tibinana kimwe nabajije we. None yabibaza agahita asanga ibisubizo abonye binyuranye nuko yari yaravuze, kandi yari yaraberetse kubibaza. Iyo rero ubajije bituma umenya ukajya huza. Cyumvise. Guhitamo rero ni ingenzi cyane, no kumenyana. Yego. Ntabwo ari ukuvuga kumenya, kuko washobora kumumenya ariko we ntakumenya. Kumenya. Tuvuga akaba ari nk'umukobwa wivugiye ati mana uzambabarire umme wenda kuzabana n'umusore utarigeze abyara. None we mukabana ariko ufite abana 4 wasize mu cyaro, umukobwa atabizi. None mwajya kubana akajya kubona akabona haje abana mu rugo, ahubwo nabanyina babo batandukanye. N'abamama babo batandukanye. Ati saba abana atababana rero ati nabamushiki wanjye. Agahera akazabimenya amaze imyaka 2 mu urwo rugo nawe amaze kubyara umwe. Cyo gihe bora ushanye utararushinga. Ni wumva. Kubera iki warihuse utabajije, kandi niyo yari kuba yarabyaye ariko mwarabimenye. Nabyo burya ntago bihagarika urukundo. Kuko urukundo ni amagambo urebye 3 akomeye. Harimo ukuri, hakabamo kwizerana, kabamo no kubahana. Buriya nikizakubwira umugabo wawe muzabana azakubaha. Yego. Anyizere, akwizere kandi akubwiza ukuri. Ayo magambo wayumvise azakubwiza ukuri, akwizere kandi akubahe.